amarira aririmba kwa muganga. Mu bihugu bitandukanye hashyizweho ikigero umusore cyangwa umukobwa ageramo akaba yemerewe gushingirwa. Bamwe bakiniwe mu myaka 25, abandi bakiniwe 3. Hari n'abavuga ko umukobwa ashobora no kujya munsi ya 18, bityo usanga bikorwa hagendewe cyane ku muco wa buri gace. Bimwe bavuga mu Kinyarwanda ngo agahugu umuco akandi uwabo. Imwe mu muryango mpuzamahanga itubwira ko hari ibyiciro by'abantu bigendeye ku myaka y'ubukure bagezemo. Hari abana, ingimbi n'abangavu, abasore n'inkumi ndetse n'abakuze. Mu cyiciro cy'abasore n'inkumi niho dusanga cyane bifuza kurushinga. Ndavuga bifuza kubaka urugo, bagakora umuryango. Iki gitekerezo kigirwa n'umwe akakigeza kuri mugenzi we, bagashimana, bakabibwira ababyeyi n'ubuyobozi bwite bwa leta, nuko bagashyingiranwa batyo. Iyo batinze kubyara niyo marira yanjye. Iyo bageze mu rugo rushya tubita abageni tukabasura, ari nako bahabwa inama n'impanuro zitandukanye n'ababatanze kubaka. Ni naho twumva ngo bari mu kwezi kwa buki. Kenshi abashyingiranywe baba bategerejweho kwaguka bakabyara ubwabo baba babyifuza, ndetse n'abandi bantu baba babategurijeho. Nibwo umukecuru abaza umukazana we ati mbese nta kirabo, nta gaseseme, n'izindi nyito zitandukanye zigamije kumva niba atarasama. Iyo hashize amezi 3, 5 cyangwa umwaka, uwo muryango mushya utangira kugira ubwoba, ndetse n'abawukikije bagatangira gusenga bagira bati Imana niyo itanga urubyaro ibafashe. Abajijutse bo bati nyamara muzajye kwa muganga wabona hari ikitagenda neza babafashe. Hari n'abatangira gutekereza ko wabona hari abahumanije urwo rugo. Bityo nuko gutegereza bigatangira kwanga. Hari abahitamo inzira y'amasengesho, hari n'abizera Imana y'u Rwanda mu myemerere gakondo, bakaraguza, bagaterekera n'ibindi. Ariko aba bose bizera muganga wabyigiye, uyu twita dogiteri, birangira rero bagiye kureba ngo bamubaze ikibazo bafite, anabafashe gushaka umuti wakemura icyo kibazo. Muganga afite bafata ibizamini bijyanwa muri laboratwari, nuko muzagaruke kureba ibisubizo byanyu ubutaha. Nabo basoma abakozi bagataha bikomeje ariko buzuye ubwoba, ari nako bavangavanga imiti itandukanye. Igihe bahawe na muganga turagera bagasubirayo, ndetse umwe ku ruhande rwe ari gusenga mu mutima ati Imana idufashe dusange turi bazima. Ati ariko kandi niba hari ufite ikibazo ntaba ari njye. Bimwe bavuga mu Kinyarwanda ngo iyo amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye. Bagera imbere ya muganga bati tubwire niba hari amahirwe ahari yo kuzasimbuka umugongo. Muganga nawe ati twasanze nta kibazo mufite, mugende mutegereze. Ati kandi nyuma y'amezi 6 muzagaruke twongere turebe. Ubwo bagataha bafite amiringiro yuko bizagenda neza. Hari n'igihe umwe anyura ku ruhande ngerageze hirya ndebe, rimwe na rimwe wagiye akaronka, ndetse akababona igihamya ko bishoboka. Igihe bahawe iyo kirangiye basubira kureba muganga, bakongera bakisuzumisha, ari nabwo bafite amarira bati muganga dufashe rwose turebe ko twakwagura umuryango. Kubw'amahirwe ibisubizo bikerekana hari ikibazo, muganga agakora iyo bwabaga akabaha imiti, ikibazo kigakemuka gityo. Amarira barimo bagasimburwa n'ibyishimo. Bakabaha umugore agatwita ngaho agaseseme ka hato na hato, akagira ibyo arabikira, akaba n'ubwo yangutse yakundaga. Abavandimwe n'abaturanyi bati Imana ishimwe yatwumvise ikayihaye urubyaro umuvandimwe. Bigashyira amezi 9 k'ubuzima ngo ba ibise bikamurya, akipfura umusatsi, agasenga amasengesho menshi, akenshi aganisha ku kuba yifuza kubona umwana muzima. Hari ubwo agira ati akabyara rwose bitamutwara umwanya munini, hari n'igihe bimugora bikaba byatwara n'iminsi. Usibye n'ibyo, hari n'ubwo bigombera ko bamubaga kugira ngo babashe kuramira ubuzima. Bikarangira umwana bamuryamishije mu gituza cya nyina, ibyishimo bikamusaba. Uwo mubyeyi asuka amarira, ari nako asingiza Imana. Amarira ya kabiri ni amarira y'uruhinja. Iyo umwana avuka, ikintu cy'ingenzi cyemeza ko ari muzima ni uko asuka amarira. Abahanga bavuga ko ari umwuka uba winjira mu bihaha
ndetse ko umwana utarize akivuka aba afite utubazo dushobora gukemuka cyangwa bikaba ari ibibazo bikomeye bishobora no kumuviramo uburwayi bukomeye byarimba bikamuviramo ubumuga. Umuryango witegura kwibaruka ugira imyiteguro ihanitse, hari imyenda yo gusukuza uruhinja, ibyo kurya byuje intungamubiri umubyeyi akeneye kugira ngo yonke neza, ibikoresho by'isuku, amatike bazakenera ngo bagere ku ivuriro, ubwishyu bw'ibitaro n'ibindi. Banategura uzaherekeza uwo mubyeyi, bakaba umuntu wa hafi rwose ku buryo bizera ko azamwitaho bihagije. Akenshi aba nyina w'uwo mugore, akaba se nyirabukwe cyangwa undi mwizerwa kuri uwo muryango. Aba rero bategerereza hanze basingiza kugira byari neza. Iyo bumvise umwana arize barishima, ariko bagashidikanya bati wenda n'undi mubyeyi umubyaye si uwacu. Mana natwe dutabaye, bagategereza inkuru ivuga ngo nimuzane imyenda kubona uruhinja. Nabo bagasabana ibyishimo, ari nako amarira bazenga mu maso. Hari ubwo imyenda bayibura rwose kubera kuba iyo bahitamo ibereye. Mu gihe bamwe hano bari mu byishimo, ukebutse hirya naho ukabona undi muryango nawe wikurira bikomeye, ukaba wagira ngo nabo bari mu byishimo. Nyamara bo basohotse imbere ya muganga, amaze kubabwira ati twagerageje uburyo bwose kandi bwinshi, tubaha imiti itandukanye, nyamara turabona ntacyo bibuka. Amahirwe ntabwo yabasekeye mwembi mwihangana. Ati uburyo rukumbi mwakoresha mukaba ababyeyi bwo kurera uwabyawe n'abandi. Aha niho basohoka bahetse amaboko, igitutu kikabaha amagutyo, bagasuka amarira bigoye guhora. Bararira bakingiye nkuru y'incamugongo, ndetse bakomeza kurira kuko mu bihe bitandukanye bahura n'iyo nkuru. Abavandimwe babo kuko muganga yababwiye, abaturanyi, abo biganye, abo bakorana, abo bahurira mu masengesho. Bityo inkuru ikazakwira ko batakundana. Amarira yabo ntagira gikoze, kuko n'igihe bamaze kwiyakira babona abo bangana bari kubyara, babona ubuzukuru cyangwa abuzukuru. Urwaye indwara isanzwe nawe ararira, niyo marira ya kane. Ubuzima tubaho bwa buri munsi bavuga ko ari gatebe gatebe. None uba uri muzima, ukora ibyo ushaka no mu gihe ubishakiye, nta kigukoma mu nkokora. Bikabaho ugatera imbere mu mishinga yawe nta kibazo, ukarwanya indwara zoroheje nk'ibicurane n'ibindi, ukaba wakora siporo ugakira utagombye kujya kwa muganga. Hari n'abakurikiza uburyo bwo kwirinda indwara, ndetse bakanavuga ko kurwara ari icyaha. Bati byatewe n'amakosa umuntu agenda akora mu mibereho ye, nko kutaruhuka bihagije, kutarya indyo yuzuye, kwikinisha, ubusambanyi, kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda ibyorezo, gutura ahantu hashyira ubuzima mu kaga n'ibindi. Hari n'ubwo urwara bitewe n'impanuka, ukaba wavuye mu rugo ugiye mu mirimo, ugahura n'impanuka ukisanga kwa muganga. Uyu murwayi aba ari kurira kuko arimo kubabazwa n'indwara imunze umubiri. Umurwazi nawe arizwa n'uko abona uwe arira. Umurwayi aba yibaza niba azakira agataha, agasubira mu muryango we, ndetse agasubira mu mirimo ye. Usanga anavuga ati nyabuneka mumbwirire naka aza nsure. Hari n'ugutekereza ko we yagiye ahemukira, ati ndamutse nswe byagenda gusa. Uwihebye cyane atangira gutuma kuba atabaniye, hari no kubabwira umurwaje ati uzambwirire naka cyangwa nyina naka we runaka, utuzamubabarire. Ibyo bigahangayikisha umurwaza. Iyo urwaje umuntu uba ufite amizero ko azakemura, mukongera mugaseka, agasubira mu mirimo ye nawe ugasubira mu yawe, ndetse na muganga abakora iyo bwabo kugira ngo aramire ubuzima bw'umukiriya we. Nyamara hari igihe byanga, umuntu waremerewe kuzapfa agashyiramo umwuka, ibyo bikaba birarangira. Muganga ararira ati twagerageje uburyo bwose, twamukoreye ibizamini bishoboka byose tubona indwara, twamuhaye imiti ijyanye n'uburwayi bwe, ariko dore biranga. Iyo nkuru itinda kugera ku murwaza, ariko kera kabaye kamugeraho, ugakaboroga. Ari nako ahamagara abagize umuryango mugari wa nyakwigendera. Abari barwaranye nawe nabo bararira bati yaratangiye koroherwa, yatangaga icyizere rwose.
yahoze avuga ko azataha vuba hatakiribwa cyane, none dore ubwo bavugakwira mu barwayi bose bibaza uko bo biza kubagendera. Mu kanya nk'ako guhunga inkuru irakwira mu baganga, mu bavandimwe, mu nshuti, abamuzi n'abatamuzi bumva iyo nkuru ikabashamo igikuba. Iyo ari umubyeyi aho avuka barayumva, aho yashatse bakayumva, aho yize, aho yakoraga, abiganye n'urubyaro rwe, mbese mu ngeri zose baturuka uramujyanye rw'ugapfa. Kera kabaye bagasa n'abiyakiriye, bagategura ibijyanye no gushyingura, bakabibwirana, bagahuza umugambi, bagahurira kuri moruge gufata uwo murambo. Aha baraharira bigatinda. Reka dusoze ko aya marira y'ingeri zitandukanye twibaza, ese ko benshi barira ku mpamvu zitandukanye, aya marira ashobora kwirindwa?